Shalom, turagushuhuje tuguhaye ikaze umukunzi w'isengesho ribohora official, wowe wakoze subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nawe turakuramukije uje hano ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel y'isengesho ribohora ari ubwa mbere, nawe tuguhaye ikaze. Imana y'amahoro nawe ikugirire neza. Nyuma yo kugera hano ntuze kugenda udakoze s'abonner cyangwa se subscribe kugira ngo ujye ubana natwe cyangwa channel ntukongere kujya kwishakisha. Iyo utakoze s'abonner ni icyo ngibyo nyine, nizo ngaruka, cyangwa se subscribe ugira ingaruka yo kuba bavuga uti harya cya kiganiro rya nyigisho nigeze kuyibona hehe, ukajya gushakisha aho utari buyibone. Ariko iyo wakoze s'abonner cyangwa subscribe, iyo channel isigara muri telefone yawe, kutubona birakorohera. Imana ikugirire neza. Rero uyu niwo muyoboro ducishaho ijambo ry'Imana n'amasengesho bishobora kugufasha kubohoka, bikagufasha kwinjiza mu mugambi w'Imana ndetse no muri destination yawe. Imana rero ikugirire neza. Reka dusenge, duhamagare umwuka w'Imana azadufashe, ari wowe uduteze amatwi, agufashe gusingira no kwakira icyo umwuka wera azanye ku buzima bwawe. Nanjye ubwanjye amfashe kugira ngo ibivugwa byose bivugwe n'umwuka w'Imana uri muri njye. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko wongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe hano ku isengesho ribohora official, tuganira na bene data bari ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye by'isi. Ndasenze kugira ngo Uwiteka wohereze umwuka wawe, yambara akanwa kanjye, yambara ubwenge bwanjye, umwuka wera aje antereke mu mavuta nahamagariwemo gukoreramo, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze ko umwuka wera amaze kunyicaza mu mwanya uwo nahamagariwemo gukoreramo. Nsenge rero n'abaje hano ku isengesho ribohora official nabo mwami, ndabasengera kugira ngo ubicaze mu mwanya wo kumva neza ibyo umwuka wa wera avugana nabo biciye muri nge, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Kubw'ijambo ry'uno munsi ntihagire n'umwe uje hano ku isengesho ribohora official usubirayo uko yaje ameze. Waje nta network, waje mwami satani yamuciye intege, yamucogoje, undi waza hano ababaye, waza hano ari mu rungabangabo no mu rujijo, waza hano aboshye, waza hano adahagaze neza mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'umubiri, ntasubire yuko yaje hano. Urakoze kuko uri Imana mva gusenga. Reka ibyo wagambiriye n'ibyo watekereje byose ari byo ncishamo kugira ngo uvugane n'ubuzima bw'abantu, mu izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Tumaze iminsi tusenya ibihome umwanzi yubatse mu buzima bw'abantu. Twagaragaje ko igihome cyahinduka indwara yahinduka igihome, ubukene bwahinduka ibihome, cyangiro, gisuzuguriro, gutabwa, gahinda, intimba, kababaro, byose bishobora guhinduka igihome. Ubuzima butsikamiwe bubabaye cyane budafite hepfo no haruguru ushobora guhinduka ibihome. So rero turi mu mwanya mwiza wo gusenga, aho dusaba kugira ngo imbaraga z'umwami Yesu zimanuke zisenye ibihome byose biri mu buzima bwawe. Ushobora kuba unteze amatwi uri umuntu uri guca mu bihe bigukomereye imbere n'inyuma, ndetse rwose mu mutima wawe nta byishimo, nta munezero, nta cyizere ufite cy'ahanone, nta n'icyizere ufite cy'ahazaza. Satani yakugose iburyo n'ibumoso. Ndagusengera kugira ngo umuriro w'Imana umanuke utwike ibyo byose bikugose, ibyo bikwihebesha bitandukane nawe mu izina rya Yesu. Iyo myuka yakwihebesha umutima wawe, yaciye intege umutima wawe, umuriro w'Imana uyitwike. Mu isi y'umwijima hari imyuka ishinzwe gukora ibyo. Hari abadayimoni baba bashinzwe kwihebesha umuntu, guca umuntu intege, guteza umuntu agahinda, kubabaza umuntu, bakababaza umutima, bakababaza ubugingo bw'umuntu. Baba bafite rero ibintu bitandukanye bashobora gukoresha kugira ngo bababaze ubugingo bwawe, bababaze umutima wawe.
nibishoboka bice icyerekezo cy'ahazaza hawe, bice icyizere ufite, bice kwizera ufite, bice amahoro ufite, bice ibyishimo ufite, bice umuyoboro mwiza wari ufite wo gusenga no gusabana n'Imana. Hari abadayimoni bashinzwe gukora ibyo ngibyo, ariko niba bakugezeho ndagusengera kugira ngo amaraso Yesu Kristo abamanuka babatwike mu izina rya Yesu Kristo, n'umuriro w'Umwuka Wera ubatwike baguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Tuje rero kuvuga ku cyitwa uburyo dushobora gusenga tugakoresha amaraso Yesu Kristo, tukayakoresha nk'intwaro. Gukoresha amaraso Yesu Kristo agahinduka intwaro yo gusenya ibihome, gukoresha amaraso Yesu Kristo agahinduka intwaro yo gusenya indwara, gukoresha amaraso Yesu Kristo mu isengesho ryacu tukayakoresha asenya ako gahinda, izo ntimba, asenya abadayimoni bashinzwe kubabaza no gukomeretsa no gusenya ubugingo bw'abantu. Hari abadayimoni bashinzwe kubabaza ubugingo bw'abantu, baba ari nararibonye gukereya ikintu cyose cyababaza umutima wawe, gukereya ikintu cyose cyasenya ubugingo bwawe, gukereya ikintu cyose cyatuma ubwawe wumva wiyanze, ukumva nta gaciro ufite, ukumva nta cyanga cy'ubuzima, nta cyanga cyo kubaho. Hari abadayimoni bashinzwe gukora ibyo ngibyo, baba biteguye kugira ngo bakwangisha ubuzima bwawe, bakwangisha imibereho, yani bagutere kwiheba no kwicuza, bagutere kumva yuko ntacyo kimaze, bagutere kumva ko ejo hawe harangiye. Hari iyo myuka imeze gutyo. None rero sasa izi uburyo bwo ibizi byakubabaza byose, hari igibizi ngo uyu muntu cyamubabaza nuko yakora icyo akoze cyose kigapfa, nta kibonemo umusaruro. Hakazamurwa rero umudayimoni nk'uwo. Ushobora rero kuba uri neza amatwi, urimo urahangana n'uwo mudayimoni, ari we wubatse igihome mu buzima bwawe. Urakora ntibikunde, ugakora ntibikunde. Nta kindi nta yindi mpamvu ituma ukora ntubone umusaruro. Hari umwuka wagutumweho wo ubwirwa kugira ngo ugukande wicarire icyo gice cy'imikorere. Noneho hari igihe usanga rimwe na rimwe nk'iyo mwuka uba warawuhawe nk'umurage, cyangwa se ari systeme abadayimoni cyangwa abazimu bubatse guturuka mu muryango. Iyo systeme yubatswe n'abadayimoni ibisabwa gusenywa, igasenywa hakoreshejwe amaraso Yesu Kristo. Systeme iyo systeme rero yaba yo ushaka kumenya ko ikibazo ufite ari systeme, ari uburyo bw'imikorere y'abadayimoni ariko bashinze mu muryango uturukamo, nuko usubiza inyuma amaso inyuma ugasanga icyo kibazo nuko yarakigize, iso yarakigize, nawe ukasanga urimo uragicamo. Nuvuga ngo rero sasa iyo ni system y'abazimu baba barubatse kuva mu muryango wawe, kugira ngo wicomora aho ngaho. Rero kugira ngo wicomore muri iyo system icyo kibazo cyo mu miryango, nta kindi wakoresha atari amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba mu gihe uri gusenga. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyine abasha gusenya iyo mikorere Satani yagiye agaprograma cyangwa se agasetinga mu maraso yaho ukomoka naho uturuka. Hari igihe usanga urugero rwa hafi, hari inkingo ubona nyine hari ikibazo cyasetinze mu muryango, ari ikibazo cyo gushaka abatinzi cyangwa se kubyarira mu rugo. Abakobwa bo muri umuryango ugasanga babyarira mu rugo, ugasanga ni ikintu cyamaze yani bamaze guprograma, ni ikibazo. Ugasanga icyo kibazo na mere wawe niko bimeze, na so niko bimeze. Iyo systeme rero imenagurwa n'imbaraga amaraso Yesu Kristo. Ni systeme y'imikorere y'imizimu y'abadayimoni baba barubatse mu muryango. Hari ikibazo ushobora gusanga ari ubukene bwo mu maraso, ari bwarubatse muri systeme y'amaraso yo mu muryango. Ubwo bukene rero sasa kugira ngo ubone ko bw'amaraso mu miryango, nuko ugenzura ugasanga iso nuko, sogokuru wawe nuko, so wanyu nuko, ukaza ukagira no mu bo muvukana ugasanga nta wigeze atera intambwe. Ubwo rero nuvuga ngo ubwo bukene bwashyizwe mu maraso
bwashyizwe mu maraso, bwubakwa mu maraso y'umuryango. Satani ashyiraho imiryango iri ya kadena, aragenda yubaka ibihome, aravuga ngo abantu bakomoka muri uyu muryango ntawe uzarenga aha, ntawe uzatambukaho. Iyo bimeze gutyo rero nta kindi wakora. Ubwo urumva wisanga igihe cyose uzikamye n'imbaraga z'ubukene, urakora ugakora, ukaba wanakora no mu mushinga mwiza cyangwa se muri sosiyete nziza, ariko igihe cy'umushahara wawe ugasanga wawumaze kera, ukajya guhembwa umushahara warawumaze, amadeni ari menshi, wanaza ugasanga nyine ntuhagije n'amadeni, noneho sasa ugahora mu madeni. Uwo ni umwuka w'ubukene buba bwaravuye mu muryango. Ubwo nta kindi kibusenya, busenywa n'imbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Umuntu usenga akamenya uburyo, akabaza agaciro k'amaraso Yesu Kristo, ayo niyo yonyine abasha kugucomora muri icyo kibazo kiba kimeze gutyo. Rero tugiye kwigisha uburyo bwo gusenga dukoresheje amaraso ya Yesu Kristo, tugasenya ibyo byose, tukibohora muri ayo maraso, tukibohora muri ibyo bibazo byose twabonye aho ngaho. Ushobora kuba unyumva ikibazo ufite ari cya kibazo umeze nkaho wahawe nk'umurage mubi, warazwe na so cyangwa wazunguye, ukawuzungura uvanye mu maraso ya nyoko, mu maraso ya so, mu maraso y'imiryango. Uwo murage mubi, umurage, tuvuga umurage mubi, urumva ni ibintu umuntu akuraga akabiguha, yajya gupfa akabigusigira, nibyo byitwa umurage. Ugasanga rero hari abantu usanga bararazwe kamere z'amaraso yabo, y'imiryango y'iwabo, kamere z'abase, kamere z'abanyina, ukaba uragendana kamere ya so, uragendana umunabi wa so, umushiha wa so, uragendana umujinya wa so, uragendana uburakari bwa so, uragendana ubusambanyi bwo mu muryango, uragendana gukubita umugore cyangwa se kubahuka umugabo, gusuzugura umugabo wahawe mu maraso ya nyoko yaguhaye, cyangwa ukubita umugore wahawe na so. Ari ibintu usanga bisetinze mu maraso. Ugasanga umuntu aragendana irari ry'inzoga, businzi, yazunguye kuri se, yazunguye kuri nyina, yazunguye mu miryango avamo. Ubwo businzi nta kindi cyabukuraho keretse igihe umuntu yinjiye muri Yesu Kristo, akakira umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akaguka cyane mu bwenge bwo kumenya Imana no gusobanukirwa Yesu Kristo n'agaciro ka Yesu Kristo, ugasobanukirwa n'amaraso ye n'agaciro k'amaraso Yesu Kristo. Rero twinjire mu ijambo ry'Imana, dutangira dusobanura agaciro ka gusenga, isengero nyine gusenga dukoresheje amaraso Yesu Kristo nk'intwaro. Twihute mu byahishuwe igice cyaho cya 12, ibyahishuwe igice cya 12 guhera ku murongo waho wa 9 handitswe ngo cya cyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutwari bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Murongo wa 11 akavuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Urumva Satani amaze gutsindwa mu ijuru, akajugunywa ku isi hamwe n'abamarayika be. Marayika yavugije impanda cyangwa avuga ijwi riranguruye, arivugira ari mu ijuru, avuga ari mu ijuru, aravuga ngo agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro. Kumbe hano turabona ko Satani amaze kujugunywe mu isi, ariko akiri mu ijuru n'ubundi urabona ko uyu yari umurezi ubasha kurega abantu.
akabimisha uburenganzira bwabo, akabimisha amahirwe yabo, akabimisha igikundiro bakagombye kuba bafite, akabimisha amapromosiyo, akabimisha ingo nziza cyangwa urugo rwiza, akaba yakwimisha urugo rwiza. Satani akurega gute rero? Ni guta kurega. Ashobora kuvuga ati niko uyu nguyu yagize urugo rwiza nkande, nyina yarakubitwaga, uyagiye kugira urugo rwiza nkande. Ikirego kikazamuka, kikazamuka ko ba nyirasenge biwe, ko ba nyirakuruza biwe bari baravuze yuko umukobwa tudashingiye atagomba kugira amahirwe y'urugo rwiza, arugize nkande. Icyo kirego kikazamuka, cyazamuka ubwo rero kigahesha abazimu, gasanga abazimu bagize gute, barahagurutse koko bakubujije kubaka urugo rwayo rubaye rw'imivurungano, urugo rwayo rubaye urugo rubi. Kubera iki? Ikirego Satana yakureze, si y'umwijima uraregwa. Ibirego bishingiye mu maraso y'imiryango y'iwanyu. None bya birego bishingiye mu maraso y'imiryango y'iwanyu kuko byagaragaye yuko abakobwa mu miryango y'iwanyu batubaka urugo rwiza, bagabo bakubita abagore, abagabo badahuza n'abagore. Birego bikazamuka, byazamuka imizimu rero ikagira ububasha bwo kugonganisha abashakanye. Ubwo no muri relationship nuko ikagira ububasha bwo kugonganisha abandi bari mu bucuti, bari mu relationship. So nuvuga ngo rero sasa icyo gihe rero icyo Satana bakora, azamura ibyo birego agamije kuyobya abantu, akabavana mu ngo zabo, abandi akabavana mu relationship bari barimo, abandi akabayobya agamije kugira ngo abavane mu migisha y'Imana. Agiye kubona promotion nkande, arazamurwa nkande, arajya mu mahanga nkande, aragura imodoka nkande se atarayiguze, sogokuru we atarayiguze, base wabo ntayo yubatse etage nkande, mu muryango ntawa yubatse. Birego bikazamuka, ahawe umugisha gute? Birego bikazamuka, uyu yize nkanda, minuje nkande, nyina ataraminuje na se nawo mu miryango. Birego bikazamuka, ugasanga igihe birego igiye yoheregere birego bizamutse, niho utangira kubona ibintu birimo biradogera, ibintu byose biri kwanga. Amaraso Yesu Kristo rero ku muntu usenga abakeneye wamaze kumenya gusenga, aho nta kindi cyamutabara. Muri icyo gihe ibyo birego byazamutse, amaraso Yesu Kristo niyo agomba gukoreshwa agacetekesha ibirego byose, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko mu Baheburayo mu gice cya 12 ijambo rivuga yuko ngo twegereye umuhuza w'isezerano rishya, twegera n'amaraso ya Yesu Kristo aminjagirwa avuga ibyiza kuruta aya Abeli. Hari amaraso Yesu Kristo atuvugira. Aya maraso Yesu Kristo rero atuvugira imbere y'ibirego by'abazimu, atuvugira imbere y'ibirego by'abarozi n'abadayimoni. Ariko kugira ngo akora akazi kayo bisaba kugira ngo wowe usenga umenye uburyo bwo kuyakoresha mu magambo yawe, ukoresha ikitwa amaraso Yesu Kristo nk'intwaro. Amaraso Yesu Kristo dushobora kuyakoresha rero nk'intwaro itetekesha ibirego ikuzimu baturega, itetekesha ibirego Satani aturega, itetekesha ibirego abana b'abantu baturega. Aya maraso yo atuvugira ibyiza, avuga kubohoka kwacu no gukira kwacu. Ijambo rero ryatubwiye ngo abo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Urumva ko icyo kiyoka kiyobya abari mwisi tukineshesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ayo maraso niyo yonyine ashobora gutuma kitakuyobya, ashobora gutuma ibirego bitakufata, ibirego bifata ubusa. Ngo nabo bamunesheje, wumvise ngo yabaregaga imbere y'Imana yacu, ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ahangaha urabona ko ari amaraso y'umwana w'intama afite kunesha icyo cyoka. Niyo ngo dukoresheje, niyo yakoreshejwe kugira ngo baneshe iki cyoka, kugira ngo nge nawe tuneshe icyoka, nuko dukoresha amaraso y'umwana w'intama. Aya maraso y'umwana w'intama rero utayitiranya ngo wumve ngo ni iriya ntama. Aya ni amaraso ya Yesu Kristo. Tugiye mu byahishuwe igice cyaho cya 4, tujye mu byahishuwe igice cyaho cya 4. Utitiranye ibintu. Amaraso hano ari kuvugwa na amaraso ya Yesu Kristo, ntago ari amaraso y'intama.
ni igice cya gatanu Yohana ari mu ijuru ngo mbona iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri babakuru arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe. Umva ibyo yabonye. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite intanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda icyo gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Urumva ko aya maraso ari kuvugwa si amaraso y'umwana w'intama usanzwe, ni amaraso ya Yesu Kristo. Impamvu Yesu Kristo agereranywa n'umwana w'intama nuko intama ni itungo ryitonda ricisha makeya, ujya kuri baga ntiritere akageri cyangwa se ntirigire gute, ntirirwane. So nuvuga ngo rero Yesu yagaragaye mu ishusho yo kwiyoroshya no guca bugufi, yemera kwigira umuntu kugira ngo azacungure umwana w'umuntu. Yigira umunyantege nke imbere y'abatamurusha imbaraga, yigira woroheje imbere ya boroheje kandi we yari ukomeye, navuga n'ijambo rimwe bagapfa. Yemera rero kwishyira mu maboko yabo kugira ngo mu isi hano hagire umuntu ucungurwa ngo akurwe mu maboko y'ibimuremereye, akurwe mu maboko y'ibimurusha imbaraga, akurwe mu maboko y'imizimu, akurwe mu maboko y'amajini, akurwe mu maboko y'abaruzi, akurwe mu maboko y'ibikomangoma by'ikuzimu, akurwe mu maboko y'abakozi ba Satani. Yesu yamennye amaraso yo kugira ngo agukure mu maboko y'ibikuremereye. Yesu yamennye amaraso yo kugira ngo gukure mu myuka mibi yo mu miryango ya karande. Yesu yamennye amaraso yo kugira ngo ayo maraso akubohore, aguce izo ngoyi zose zikuziritse. Yesu yamennye amaraso yo kugira ngo ayo maraso ye akoreshwe akubohora mu ngoyi z'indwara. Yesu yamennye amaraso yo kugira ngo ayo maraso akoreshwe akubohora cyangwa gucungura, ngo agukure mu bikuremereye bikurusha imbaraga. Yesu yamennye amaraso yo kugira ngo abashe kumena ibimenyetso bifatanyije cya gitabo kikurega, ibimenyetso bifatanyije cya gitabo kirimwe imigambi, kirimwe icuramigambi n'igenamigambi ry'abadayimoni bashaka kugusohorezaho. Amaraso Yesu Kristo yamenetse kugira ngo abashe gusenya, abashe gushwanyaguza bimwe mu bitabo byo mu bwami bwa Satani byuzuye mu igenamigambi mibi yo kukugirira nabi, yo kukwica, yo kukwiba, yo kugusahura, yo kukurimburira ubugingo no kukwangiriza ubugingo. Amaraso Yesu Kristo icyabereyeho abasha no gushwanyaguza, bakacagagura, agakatagura, akavanaho ibyo bitabo birimo imanza ikuzimu bakurega, Satani akurega, ubwami bw'umwijima bukurega. Yesu Kristo yamennye amaraso kugira ngo amenagure ibimenyetso byose bifatanyije, amenagure ibimenyetso bifatanyije cya gitabo kirimo urubanza Satani akurega, ikuzimu bakurega, ndetse n'igitabo cya kirozi kirimo imivumo abarozi birirwa bakohera bavundereza ku ndimi zabo bagutongera. Aya maraso
yamenetse kugira ngo abashe kumbohora no kumpanaguraho iyo mivumo yose mvumwa n'ikuzimu n'abakozi ba Satani n'abanyanga n'abagizi ba nabi. Amaraso Yesu Kristo yamenetse kugira ngo abashe kugukura muri ako gahinda no muri iyo ntimba no muri iyo gereza y'umubabaro mwinshi uherereyemo, ariko kugira ngo iyo gereza y'umubabaro n'intimba uherereyemo imeneke, ntabwo aya maraso yikoresha, bisaba kugira ngo nge nawe tuyakoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Aya maraso Yesu Kristo bisaba kugira ngo nge nawe tuyakoreshe dusenya iyo mibabaro, dusenya ko gahinda, dusenya ibyo byago, dusenya ayo makuba, twanga gutsikamirwa, twanga ubucakara bw'abadayimoni, twanga uburetwa bw'abadayimoni, twanga uburetwa bw'imizimu. Amaraso Yesu Kristo abereyeho gutwika no kwangiza no gukuraho ubucakara bw'imbaraga z'ubupfumu n'uburozi bwose ukorerwa. Aya maraso Yesu Kristo igihe utayakoresheje ntabwo yashobora kwikoresha, bisaba kugira ngo wowe n'akanwa kawe uyahagararire, uyizereremo, umenye ubushobozi afite, umenye imbaraga afite, uyakoreshe nk'intwaro igukura mu bucakara bw'ikuzimu, igukura mu bucakara bw'imyuka yo kudashaka, ku myuka yo kutubaka urugo, imyuka yo kutabyara. Amaraso Yesu Kristo ugomba kuyakoresha nk'intwaro igomba guca urwo ruzingo rukuriho. Amaraso Yesu Kristo ugomba kuyakoresha nk'intwaro igomba kuvanaho ubwo bugumba buri mu nda yawe. Amaraso Yesu Kristo ugomba kuyakoresha nk'intwaro imenagura buri kamere yose yakwiziritse ikakwihambiraho. Amaraso Yesu Kristo ugomba kuyakoresha nk'intwaro isenya diabete na kansa, ibyo ngibyo wahawe nk'umurage wo mu maraso ya so na nyoko. Nyoko yarwaye diabete, nyoko arwara umuvuduko, nawe urabifite. Ugomba kubihakana mu izina rya Yesu Kristo, ugakoresha amaraso Yesu Kristo nk'intwaro igutandukanya n'indwara izo z'uruhererekane rwo mu maraso yo mu miryango. So nukuvuga ngo rero amaraso Yesu Kristo ari mu buzima, ari mu buzima waho atanga kubaha. Amaraso Yesu Kristo ntabwo atweza ibyaha gusa ngo aduhanagureho ibyaha n'ibicumuro, ahubwo abasha gusenya systeme yose Satani yasetinze mu muryango. Yamara gushyiraho ya systeme akavuga ngo muri muryango ntibazajya bashaka, muri muryango bazajya bicwa n'inkota, muri muryango bazajya amaraso y'abazajya meneka. Hari impfu Satani yagiye yubaka mu miryango, nyine asetinga iyo mikorere y'izo mpfu ku buryo biba bizwi ko muri uwo muryango umuntu wese apfa uko amaraso amenetse. So amaraso Yesu Kristo rero tugomba kuyakoresha nk'intwaro isenya iyo systeme, ico gihome, icyo nakwita nk'igihome ariko cya systeme y'ikuzimu, kigasenywa ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo agomba gukoreshwa, tugomba kuyakoresha dusenya bya bihome. Umwanzi aravuze ati muri uyu muryango nta mariage izajya haba, abakobwa baho no kwishingira, abagabo babo no tugomba gukoresha amaraso Yesu Kristo tugasenya izo systeme zose, kuko nutayakoresha, kuko ibyo aba bazimu bagira imbaraga, abadayimoni bagira ububasha, baba barubatse ibyo bintu, nta kindi gishobora kubamenesha no kubanesha kiretse amaraso Yesu Kristo. Ijambo ryavuze ko ngo nabo bamuneshesheje amaraso Yesu Kristo, amaraso y'umwana ntama w'Imana, ni ijambo ryo guhamya kwabo. Tubona mu byahishuwe aho turimo turasoma ukuntu abamarayika bavuze n'ijwi rirenga. Muri uko kuvuga ijwi rirenga batangira gusingiza uwari umaze kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, bamusingiza muri aya magambo. Baravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwa ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose. Ni uvuga ngo mu muryango wawe Imana yashatse kugira ngo igucungure, igukure muri uwo muryango uboshye, ugukure muri uwo muryango utubaka urugo, igukure muri uwo muryango udatera imbere, gukure muri uwo muryango udakizwa neza, gukure muri uwo muryango udakorera Imana. Yesu yamennye amaraso kugira ngo bashe kugucungura, gukure muri uwo muryango utabyara, muri uwo muryango upfukenyutse, wowe izo mbi bubashe kuzirenga. Yesu yamennye amaraso ye kugira ngo agucungurire Imana Data twese, gukure muri uwo muryango wicwa n'indwara
zidakira, wicwa n'indwara za diabete, za kanseri n'ibindi birwara by'amarozi. Yesu yamennye amaraso kugira ngo gucungure muri umuryango ubarizwamo za nyabingi, ubarizwamo ibintu by'amahembe, uwo muryango w'abarozi wavukiyemo. Yesu yamennye amaraso kugira ngo aza gucungure, agukure muri uwo muryango, ubashe kuva mu maboko y'imbaraga z'abarozi wavukiyemo, ubashe kuva mu maboko ya za nyabingi wavukiyemo, ubashe kuva mu maboko yo kubandwa no guterekera no kuraguza ibyo wavukiyemo. Yesu yamennye amaraso kugira ngo agucungura, gukuremo umuryango wavukiyemo w'idini utazi Imana, ahubwo wiziritse ku idini, ukurira mu idini. Umuntu yavuga ku idini ryaso ry'iwanyu, umuntu ukaba wamwica kuko nyine uri umunyedini, ntabwo uraba umukristo. Yesu rero yamennye amaraso kugira ngo aza gukure mu migozi y'idini mu izina rya Yesu, ubashe gukizwa neza, ho kumenya Imana nyakuri, Imana idashingiye ku idini, Imana ahubwo umuremyi waremye ibiboneka n'ibitaboneka, ibeshaho buri kimwe cyose. Imana dushakisha tukayibona, kuko ijambo riravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana imitima yanyu yose. Yesu rero yamennye amaraso kugira ngo agucungure, agukure mu mbaraga z'idini no mu mbaraga z'ibyo bibazo byose biba byaragiye byarubatswe n'ubwami bw'umwijima, bigahinduka ibihome bimeze bityo. So ijambo rero rivuze yuko yagucunguriye kugira ngo agukure muri uwo muryango umeze gutyo, agucunguje amaraso ye. Ni amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyine abasha kudukura mu bibazo bikomeye. Amaraso ya Yesu Kristo abasha kugukura ahantu utakwikura, igihe wageze mu bintu binaniranye, mu bintu bigoranye, mu bintu buri muntu wese abona yuko ugiye guseba, mu bintu buri muntu wese abona yuko ugiye gupfa birangiye, mu bintu umuntu wese nawe ubwawe wibona ukabona yuko nta kindi bikurangiriyeho. Icyo nicyo gihe ugomba gusenga, ugakoresha amaraso Yesu Kristo, hahandi ubona neza neza byarangiye neza neza, ugiye gusebera imbere y'abantu, ugiye gusebera imbere y'abakuzi n'abatakuzi. ubu ukeneye gusenga ugakoresha amaraso Yesu Kristo kugira ngo vane muri ayo maboko, cyangwa se kuvane muri ako kaga no muri uwo mugambi w'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. So ijambo rero riravuze ngo kuko yatambwe agacungurira Imana bo miryango yo mu ndimi zose. Yaratambwe, hari uwatambwe, atambwa ku bwanjye no ku bwawe. Hari uwatambwe kugira ngo nkurwe mu bubata bwose no mu buretwa bwose umuntu aba yaravukiyemo mu maraso yaho aturuka iyo ngiyo, mu buretwa bw'amarira n'amaganya n'agahinda n'akababaro no gusuza umutima no kutagira icyizere cy'ahazaza no guhora wumva uhagaritse umutima w'ahazaza hawe. Yesu yamennye amaraso kugira ngo aza gucomora, gukure muri iyo systeme wafatiwemo y'abadayimoni. So ndagira ngo rero dufatanye umwanya nawe wo gusenga. Iki cyigisho tuzagikomeza, kizatwara iki cyumweru cyose, aho tuzajya dukoresha amaraso Yesu Kristo tugenda tudoma kuri buri kimwe cyose. Noneho rero sasa dusenya buri kimwe cyose. Aka kanya rero wumvise ko amaraso ya Yesu Kristo abasha gucecekesha ibirego byose by'umwanzi Satani abasha kuturega. Wumvise ko amaraso ya Yesu Kristo dushobora kuyakoresha tukibohora ku ngoyi zose z'ibibazo bya bindi twabonye biba byarubatswe, byarakozwe ari nka systeme yashyizwe mu muryango, ari imikorere. Ubu ugenzura ukabona ni imikorere y'umwuka wafashe famiye yose. So nuvuga rero amaraso ya Yesu Kristo ashobora kukubohora, akagucomora muri iyo famiye, ugahita uba connected na famiye y'abana b'Imana bo mu bwami bw'ijuru, kuko amaraso Yesu Kristo nta kindi yanaduhuje n'Imana ihoraho. Amaraso Yesu Kristo yaduhuje n'Imana ihoraho, Imana isumba byose. Ubwo twari abanzi b'Imana, yabashije kuduhuza n'Imana, twemererwa kwakira no gusingira umugisha tutari dukwiriye umugisha. Ntitwari dukwiriye umugisha ku bw'akavukire yacu, ntitwari dukwiriye umugisha ku bw'inkomoko zaho duturuka mu buryo bw'umubiri. Ariko amaraso Yesu Kristo amaze kumeneka, uwayizeye akayiringira, yahise amukonekita n'Imana. Amaze kudukonekita n'Imana aduhesha gucungurwa
kudukura muri bwa bubata bw'imyuka y'ikuzimu, bw'imyuka y'imiryango, bw'imyuka itandukanye, ya yindi yari yaravuze ngo uyu ntazatera imbere, uyu ntazaguka, uyu nguyu azasaza nabi, uyu nguyu ubuzima bwe buzarangira nabi. Amaraso Yesu Kristo abasha gusenya ibyo mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe kano kanya dusengane nawe mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Vuga uti mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo sabye imbabazi z'ibyaha byanjye byose nakoze kuva mvutse kugeza uyu munsi. Uhereye kano kanya Uwiteka Data wa twese wo mu ijuru, amaraso y'umwana w'Imana yamenetse ku musaraba yeza umutima wanjye, yeza ubugingo bwanjye, yeze njye wese w'imbere, ankureho urubanza n'ibirego byose ndi kuregwa mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amaraso Yesu Kristo nyafashe nk'intwaro, nyizereyemo nk'intwaro, kuko ijambo ryawe Mwami ryavuze yuko nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwawo. Mpagaze muri aya maraso Uwiteka, ndacecekesha ibirego ikuzimu bandega, ibirego abarozi bandega, ibirego abadayimoni bandega, ndabicecekesha mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndabicecekesha mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Buri kirego cyose cyari gifite ubuzima mu bwami bw'umwijima, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo acike gipfe cyamburwa ububasha kuri nge mu izina rya Yesu Kristo. Buri kirego cyose ndegwa ndacyambura ubuzima bwacyo nkoresheje amaraso Yesu Kristo, gitagaciro gipfe mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso y'umwana w'Imana ameshe kwinjira mu mugisha wanjye, ameshe uburenganzira ngomba mu bwami bw'ijuru, ameshe uburenganzira bwo gukira indwara mpabwa n'ubwami bw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo ameshe uburenganzira bwo gutunga nkaba umutunzi mbihawe n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ntabwo nzaramya abadayimoni, sinzaterekereza za nyabingi, sinzajya mu biri zafura imasoni na rozikuruwa na Illuminati bya miryango ya Satani mu izina rya Yesu. Yo ndayanze, ndatura ngo nkeneye ubutunzi bubonerwa muri Kristo Yesu, kuko handitswe yuko Imana y'amahoro izatumara ubukene bwacu bwose nk'uko ubutunzi bwayo butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Nkoresheje amaraso Yesu Kristo nizereramo, nihuje n'ubutunzi mbonera mu mwami wanjye Yesu Kristo. Mbaye umutunzi wo muri Yesu Kristo, mpeshejwe ubutunzi buva mu bwami bw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Nsenya ubukene bwose narazwe, naba narazungujwe n'amaraso ya data n'amaraso ya mama n'abantu bo mu miryango. Ubu bukene busenyesheje amaraso Yesu Kristo, ndabusenyesha amaraso Yesu Kristo, ndabusenyesha amaraso Yesu Kristo. N'ikiraro cyose cyampuzaga n'ubukene bw'umuryango ndakimenaguza amaraso ya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'umwuka wera nciye akagero, mpujwe n'ubutunzi butagira akagero ubwo naherewe muri Yesu Kristo. Ndo umutunzi ndetse no kurushaho mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Nkoresheje amaraso Yesu Kristo menaguye kamere zose, izo nahaweho karande, izo nahaweho akome, izo nakurikijwe, kamere zose n'ingeso mbi n'imico mibi yose, iyo naba yakukiye mu maraso yanjye, zivanye mu maraso y'umuryango, nzivanye mu maraso y'ababyeyi, izo kamere zose nzimenaguje, nzihanagurishije amaraso yera ya Yesu Kristo mu bugingo bwanjye. Ndabohotse muri kamere mu izina rya Yesu Kristo, naciriye kamere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo, no mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Nitandukanyije na kamere mbi yose yankurikiranaga, yantandukanyaga n'Imana, nitandukanyije nayo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Tangira usenge witandukanye na buri kamere yose igutandukanya n'Imana, ituma irimba umva ushobora kubunkurikirana wikinisha. Uko kwikinisha kumenaguza amaraso Yesu Kristo, ushobora kubunkurikirana inzoga yarakunaniye kuyireka. Manura amaraso Yesu Kristo usenye uwo
mwuka w'inzoga wo kunywa inzoga n'irari ry'inzoga rigusokemo ukoresheje amaraso Yesu Kristo. Koresha amaraso Yesu Kristo uhanagure iyo nyota n'iryo rari ry'inzoga. Koresha amaraso Yesu Kristo hanagura iryo rari ryo gusambana rigusibwemo mu izina rya Yesu Kristo. Koresha amaraso Yesu Kristo uhanagure iyo ndwara iguhagazemo, hanagura iyo diabete, hanagura umuvuduko, hanagura iyo paralize. Yesu kamaraso Yesu Kristo paralize gusokemo. Yesu kamaraso Yesu Kristo iryo bibyimba byo mu nda bisoke mu nda yawe. So kamaraso Yesu Kristo muri ayo mara, atura amaraso Yesu Kristo ko